Abanyarwanda uzagira mwese donane abantu se bandi barindagara abantu nabo mu mpara inka yanjye impara zatashye ntizatashye intara zagiye zagiye bazadushakira n'isatura intara y'isatura y'ingona tukivuga kuri noheli iyi noheli se shaho noheli twibutse iki iki se cyahe ko muratagana muzashya muze kuri noheli se habaye iki noheli ni umunsi wo gukora ibyaha ku batagana nkawe arya ngo witwa Kiza wasanga wiriwe wigaragura mu buriri na sheri wawe uri kwibuka Yesu yawe ndamugira se rahira uri siribateri ni umusiribateri ayiwe ni nunu rero aragiye Kiza aragiye karame wowe uzagira umukunzi ryari ndamufite oya akamuzi gupinga ye uriya abakobwa gutyo nyitegereza rero ubuse ujya ubabara ubona wakubita inkonzi ujya ubabara kumubaza agomeye urandebye uranyitegereza unasindazara ndetse umuntu wakoze urabimenya iki nkoraho nkande sha igihugu gikora ku muhungu mugenzi wacyo bita ryacyo sanga nazesi cyangwa jihadi iyi sanga se umuhungu w'agatsindwa ndetse abantu barababwiwe n'iki hako sinkurikira Goriza reka arakurikira ndetse aba kuri interineti arakurikira ibintu byo kuri interineti rwose ubundi muri make umwita iki wowe cyane Gorizo nyine tu ni petit frère tu ntabwo nzukana nawe ako turavukana wa muswa we ntukansuzugure turazukana da wishimye ariko bara njyewe barabuze ibintu ngo bazasha nikoye uzi ufite imyaka ingahe barajya kunyara ajya kunyara icyo nibaza kuva muhuye mu myaka 6 ishize nibwo yarabayeho cyangwa yarasanzwe Gorizo rero yarariho yarariho ko yabaga mu mahanga ariko ntareke kundeba nabi se kuredi nabi wewe murebe newe ese nyande nindara yabazi uri mubi kandi mwiza rero mugenzi wawe ngo asa n'inana yishime ngo asa n'inana ayinya barabuze n'ikintu maze uretse bafite imyaka ingahe 9 urashaje wakavurirwa umuheto usanzwe ufite n'imyaka 3 mbere yo kubura Goriza baraho abaye abona abakobwa bakunda ejo ahindura gutyo sarahabaye iki hese haye se kanoza hari ingano n'abageni habaye ubukwe barongoye